ari ishuri ry'Imana ishaka kugutreninga kugira ngo numara gukomera uzakomeza abandi. Haleluya. Niko Uwiteka yabwiye. Kwa 12 gutangira mudamu barambwiye terega ndabona byarakunze. Nahise numva icyo avuze. Ndamubwira madame niryari bitakunze. Nsa n'umuciye intege. Ntihangane singuciye intege. Kuko gusama kwawe wigeze unanirwa gusama, ahubwo reka dusenge ya nkota ihora mu nda yawe isonga abana, dusenge Imana yifate ntiyongere. Ariko gusama urusha abazamu bamukura na Kiyovu. Imyaka 23 ndashaka kubabwira imbaraga z'Imana zikora imirimo. Imyaka 23 mu bihe bikomeye cyane yari inzira y'umusaraba kuri jyewe ndetse n'umuvandimwe. Byari ibintu bibi cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Amen. Ndabashuje mwese mu izina rya Yesu. Ndabakunda. Ndabakunda ko muri urugingo rwa Kristo, kandi ndabakunda ko namwe mwadukunze mukadutumira. Ko niko kuri. Amen. Ngiye gukoresha iminota bampaye, ndagerageza kuyikoresha kugira ngo umuvandimwe nawe atabangamirwa, kandi ndagerageza agiye gukoresha mikeya kugira ngo bakoreshe myinshi. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Mana data wa twese uri mu ijuru. Tuguhaye icyubahiro Imana yo kwizerwa. Urera, urakiranuka. Hirya yawe nta yindi Mana ihari. Nta niyo duteze kuzabona. Uri Imana, urihagije. Cyubahiro cyawe nta wundi uzagifata mwami. Turagushimiye ko abantu bose baje kuvuga ineza yawe. Abantu bose baje kuguha icyubahiro mwami. Uragikwiye. Ushimwe data. Turi imbere y'amaso yawe mwami Imana yacu. Tugiye kuvuga ijambo ryawe, tugiye kuganira n'abavandimwe. Nyemerera ubwiza bwawe bube hano hantu, nyemerera imbaraga zawe zibe hano hantu, nyemerera mwami Imana gukora kwawe kube hano hantu, kuboko kwawe kwiza kube ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Jambo ryawe ni umuriro, jambo ryawe ni inkota, mu izina rya Yesu ihonde cyane, imenagure, cyagagure ikibi cyose mu izina rya Yesu cyaba kibeshye kugera muri riteraniro. Nyagura ku ngoma mwami, ngwino uterane natwe, ngwino ugaragare hano hantu, ngwino uvugane natwe, kandi uvugane na buri mutima wese uri hano data. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu. Cyubahiro kibi cyawe. Tuguhaye kaze, tuguhaye karibu, ngwino ufate intebe ya mbere, ngwino ufate mikro uvuge, nanjye mwami Imana yanjye ndarangurura. Cyubahiro kikugarukire mu izina rya data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera tubisabye twizeye. Amen. Amen. Mazina yanjye nitwa Pastor Ndayishimiye Flavienne. Dutuye i Masaka mu karere ka Kicukiro. Twakoreye umurimo igihe kirekire hano muri Kimironko. Ndashima Imana rero kuno munsi yakunze ko tuganira ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Amaganya ya Yeremiya gatatu murongo wa 31 kugeza kuri 33. Haravuga ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo atera umuntu, ubwo atazagira ubwo areka umuntu iteka. Naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana, kuko atanezezwa no kubabaza umuntu cyangwa kumutera agahinda. Amen. Hallelujah. Yesu ashimwe. Imana ni data, kandi umubyeyi ajya yishimira iteka kunezereza umwana we. Rero twifuje ko tusangira ijambo, nkabasangiza no kubuhamya ijambo mwene data niwe yutindamo cyane,
ngiye kubabwira ku bintu bikomeye Imana yadukoreye n'urugendo rukomeye cyane twaciyemo kugira ngo uno munsi tube twabashe kuba duhagaze hano tuvuga ineza y'Imana. Amen. Ndabashuje rero mwese mu izina rya Yesu, abanzi Imana ibamugisha kandi abatazi namwe muramenye nuko. Hari abantu twazanye ariko reka nakira umukozi w'Imana Rose n'umwana wacu nahaguruke asuhuza iteraniro. Haleluya. N'umwana wacu atuye Rubavu ariko ari naha mu rugo, yishimiye rero kuza gufatanya natwe irivuga butumwa. Ishimye Imana kuri uno munsi, hashize igihe gito Imana ingiriye neza, yatugiriye neza mu muryango wacu. Ijambo ry'Imana muri Zaburi riravuga ngo Uwiteka, haleluya, Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Iryo jambo rero ryasohoye mu rugo rwacu. Uko nababwiye, nashakanye n'umutware wanjye yitwa Mwana nawe Jean Marie Vianney. Mwabonye ko dusa n'abahaguruka dukurikirana. Dushakana muri 1999 mu kwezi kwa gatandatu itariki 5. Tumaze gushakana ntabwo natinze gusama, mpita nsama. Murabizi mu muryango nyarwanda mu by'ukuri iyo abantu bashakanye ikintu cya mbere ba expectinga, ibyishimo bya mbere baba rumva ari ukubyara. Barashakanye, umwaka utaha bazaba bakikiye, ababyeyi bazi bavuze impundu, ibihembo, umugore abyibuhe anezererwe kuko noneho yumva ko yageze mu rugo yabyaye. Ndashima Imana rero ko icyo gihe mu kwezi kwa gatandatu nakoze ubukwe bwiza muri Maranatha, turanezerwa. Muri ubwo bukwe harimo ibyishimo, ariko ijoro ry'ubukwe ngira iyerekwa, ndakanguka ndibwira umugabo, kandi nagiraga ikinyabupfura cyinshi cyane. Ndamubwira ngo ngize iyerekwa, kandi kuva kera najyaga nerekwa, njya nerekwa kandi ibyo neretswe bijya biba byo. Arambwira ati ni ibiki? Ndamubwira nti mbonye duhura n'intambara zikomeye cyane. Araceceka. Numva umugabo nibwo mukibona ntatangiye kuzana ibintu by'intambara. Araceceka. Nanjye ndatuza ariko ndasenga ngo buke ntwarinda. Bene data, ntwarinda kwezi kwa mbere, kwezi kwa kabiri, hageze mu mezi 7 n'igice umwana arapfa. Tujya kwa Nyirinkwaya, umwana baramfasha, bari bagikira Nyamirambo baramfasha, umwana avamo, nanjye nsigara amahoro. Ndavuga ntibibaho umuntu kudaheka imfura, kanihangane nzogera mbyara. Bene data, murebe guhera ku itariki 5 z'ukwa gatandatu kugeza ku itariki 20 z'ukwa karindwi 2022 nibwo twabonye abana. Imyaka 23 ndashaka kubabwira imbaraga z'Imana zikora imirimo. Imyaka 23 mu bihe bikomeye cyane yari inzira y'umusaraba kuri jyewe ndetse n'umuvandimwe. Byari ibintu bibi cyane. Ubwo rero imyaka 23 uyumve kuyivuga kuri mikoro, uyumve no kuyivuga mu mibare 2 3, ahubwo reba ya trajectoire, reba rwa rugendo, reba ya mvura, urebe ya mahindu, urebe za ntambara, urebe inzara, urebe amagambo mu myaka 23. Haleluya. Ndababara, ndarira, amarira ashiramo, ndagenda mera nk'igikamba. Twahura mu nzira ukabuzi ko ndi mama pasteur, twari yarakiri mwarimu muri Maranatha, ariko umutima nahoranaga amarira, nahoranaga agahinda kaninda mu mutima wanjye, kuko uwo mwana yarapfuye. Mpandi ya kabiri umwana arapfa,
ntwari ya gatatu umwana arapfa, ntwari ya kane umwana arapfa, ngo hagere ku ya gatanu ndavuga iki kintu iki ni ikibazo. Ndagenda negera umukozi w'Imana umwe ndabwira nahuye n'ikibazo cyananiye kwakira. Arambwira ati rero ugende ubaze ababyeyi bawe, niba nta wigeze uhura n'icyo kibazo umenye ngo ni ikigeragezo, ni ishuri Imana iri gushyiramo. Ati kuko ndakuzi, niba byarabaye uze ducagagure karande. Ndagenda mbibaza mama, arambwira ati ntaho mbizi mwana wanjye, nta muntu wigeze ukuramo indi wacu kuko nababyaye muri 8 muriho nta byose. Numva papa yarapfuye, numva nyine ari uko. Ndavuga ngo ubwo rero ni ishuri ry'Imana. Ariko ngo agere muri 2004 muri bukarya yerekwa nagize tugikora ubukwe, ngo agere muri 2004 ndarya nari ntwite inda noneho ya gatandatu. Ndasengeraga muri Maranatha ari kure, urumva umudamu yagisama abasinzira n'utuntu twinshi. Ndaryama ndi mu materaniro, ndaryama mu rugo numva ntafite imbaraga zo kujya muri Maranatha. Ndavuga ngo reka sengere muri Karumeli, hari kwa Pasiteri Gatangaza watabarutse. Ndagenda bari mu materaniro, turi mu materaniro mbona marayika arasuye. Arambwira ngo haleluya, uretse gake arambwira ati urugendo ruracyakomeje, uzabyara nyuma y'imyaka 20. Hari mu materaniro hari imbere ya stade kuri etaje, numva sheshumeza, numva binaniye kwihangana, numva meze umushyitsi. We yari yagiye muri Maranatha, ndataha mbura imbaraga zo kubimubwira, mbura imbaraga zo kuvuga ngo mbimubwire ko urugendo tukirufite, urugamba ruzashira nyuma y'imyaka 22. Bene data narakomeje, turakomeza. Nagenda nkabaza muganga, ese muganga byateye biterwa n'iki? Ati iyo turebye tubona ari hypertension, kuko umwana wa mbere yapfuye hypertension yari yazamutse. Atariko ukuntu aba bana banyuma bariho bagenda bapfa, twiyo tuva tension yazamutse, umwana tutakibashije kumufasha. Kandi abana bapfaga ku mezi 6, 5, 7 naho nagezaga. Urugamba rurakomeje, noneho mfata imyanzuro kuzajya gufata imyanzuro gusenga. Ndasenga, njya mu butayu, njya mu buvumo, njya mu mazi, njya mu bitera, njya mu bitara, shaka Imana. Haleluya! Shaka Imana. Haleluya! Muri ni byararirimbye, rimwe na rimwe Imana igisa naho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo, maze abanyakubana batizera bagatera umusaraba umugongo. Haleluya! Mana ishimwe ko nigeze ntera umusaraba umugongo. Amen. Birakomera, Mana igirira neza, nkwita iyo nda, baramfasha. Ikigo yari yarakoreye njya kwivuza muri Afurika y'Epfo, ariko ngenda umwana amaze gupfa. Ariko bodi ricaye iravuga ati nta kibazo, nagende, nitumenye icyo arwaye kibitera azongera asubireyo. Ndagenda dogiteri arambwira ati nta kibazo, uzagaruke numara gusama. Ndongera none ndasama, bagishakisha amafaranga, urumva ko ari ikigo, ntabwo ari amafaranga y'umuntu ku giti cye. Umwana arongera arapfa, umwana arapfa, birakomeza. Noneho numva biteye ubwoba, nza gutwara abana mu nda y'abana b'impanga. Ntwara abana b'impanga, ndavuga ni Imana ishimwe. Na dogiteri wanjye arabwira ati Imana ishimwe, ubwo utsamye impanga habe n'ubwo wabyara ababonye, Imana izabigize neza. Turagira vuba turihuta njya muri Afurika y'Epfo, ariko ibyangombwa byagiye gusohoka, amafaranga asohoka, murabizi ibintu by'amafaranga biba birebire. Umwana umwe yapfuye, uwundi ari muzima. Ikibazo ariko abaganga baravuga bati bati nagende, uyu wapfuye bazamugumizamo, uyazakura
ariko azakikira. Tugezeyo na wa wundi arapfa. Ubwo ni birebire sinshaka kubijyamo. Ngezeyo na wa mwana arapfa. Apfuye apfa noneho n'amafaranga akurushijeho kuba menshi ko nari naragiye mu bitaro bikomeye. Bene data, Imana yacu irakomeye. Ndashaka kubabwira ngo ijoro umunsi umwana azapfa, dogiteri yaransezereye wo kuri hopitali avuga ati noneho natahe kuko n'uyu mwana ndabona arembye. Muri iryo joro bansubiza Johannesburg Hospital. Subiye Johannesburg Hospital basanga umwana ararembye, ntabwo akibayeho, nta kizere bariho bampa, ariko barambwira ati guma hano. Amina. Mwana apfira muri hospitali ya Johannesburg. Umugabo ntituri kumwe, ndi jyenyine, wa mwana barashyingurwa hehe. Ariko ambasade yacu igira neza iravuga ati reka duhamagara umugabo tumuganirize. Umugabo aravuga ati nimubashyingura aho ngaho, nimubashyingura aho ngaho ntacyo bitwaye, Imana ishimwe. Bana barabashyingura, ndagaruka mfite agahinda, mfite umubabaro. Haleluya. Imana yacu rero niyo mugenga w'ibihe. Ishatse yabigira igihe gito, shatse iracyarereshisa, ishatse mbese ikora uko ishatse. Il est le maître de temps et de circonstances. Niyo mugenga wa byose. Mana ngirira neza, ndongera ndasama. Noneho mbona visa yo kujya muri Espagne. Nzagenda, visa izasohoka nko kuwa kangahe umwana arapfa. Bene data, hari igihe uhura n'ikigeragezo ukavuga ati kose ni ishuri ry'Imana. Nari naribagiwe yuko Imana yambwiye ko ngiye no mu ishuri, nari narabyibagiwe. Sigara noneho ndwana nuko namenya niki kubera ibintu bimbaho. Kuko murabika ko bigeragezo biri ubwoko butatu. Hari ikigeragezo wizanira wowe nk'icyaha wakoze cyangwa se ingaruka z'icyaha. Hari ibigeragezo biza ari ishuri ry'Imana ishaka kugutreninga kugira ngo numara gukomera uzakomeza abandi. Haleluya. Niko Uwiteka yabwiye. Amen. Hari ikindi kigeragezo rero giterwa n'abadayimoni. Aho hose ibyo byose ni ibintu bituma umugambi w'Imana usohora ku buzima bwawe. Urahura n'intambara, ntuzi icyo uri urwana nacyo, ntuzi ibyakubayeho, pfuka musenge maze kumenya ko ari ishuri ry'Imana. Nari yakiriye ndatuza njya muri Espagne. Bene data, Imana ni igitangaza. Ndagenda ndiga, ariko ngeze ahantu twari turi njya gushaka itorero ahantu muri quartier, mpura n'urusengero. Bakimbona umuzungukazi arampanurira, arambwira tuje hano muri iki gihugu uje nk'ubuhungiro, uje Uwiteka araguhungishije, uzahamara igihe gito uzasubira iwanyu. Ndavuga nti yarambwira gusubira iwacu kandi ndaje ngo umugabo asange tubashe kubyara, none ambwiye gusubirayo. Ariko byaje gukomeza gutyo mpamara imyaka 2 n'amezi hafi 6. Muri icyo gihe nasenze Imana, rwari urusengero rusenga, nahoraga mu nzu y'Imana senga Imana. Umunsi umwe marayika aransura amanagura amarira, nari nicaye ku buriri, amanuragura amarira, arambwira ngo sakabo no yoramasi, ngo birarangiye ntuzongera kurira ukundi. Amen. Haleluya. Ati no yoramasi, ntuzongera kurira ukundi. Ndavuga nti Imana irantabaye, sinzongera kurira. Nubuvuga ngo umugabo agiye kuza tubyare, tubona uko batuvura tubyare. Mu mwaka warashize n'undi urashira, ndabona ngaruka mu Rwanda nk'uko Imana yabimbwiye. Bibwiye abavandimwe ntibabyumvaga kuko wabonaga ari ibintu bigoye, kandi nasaga naho babona mu mutwe bisa n'ibitagipanze neza. Arabwira ati kigeragezo cyanutse. Ndatahamara igihe ntekereza ku Mana, nkorera Imana.
bene data, Imana ni umubyeyi. Ibyo uri ucamo byose uzajya uyibwira ngo uri data, uri umubyeyi, urankunda. Ndumva benshi harimo abanzi hano, harimo abatuzi urwo rugendo twaciyemo. Ndabona mama, ndabona Maître Justin, hari abantu batuzi mu by'ukuri. Noneho igihe cyaje kugera, noneho no kwa gusama birahagarara, nicara ntegereje Imana. Imana iransanga irambwira ngo genda usura abana. Umurimo wanjye nkora umurimo wo gusura abarwayi kwa muganga, ndabikunda kuva kera nyiri umwana w'umukobwa. Noneho ati genda usure abana baba perimatire. Ndagenda ndabareba, nsanga ari abana bateye impuhwe, nta twenda, nta mata, nta ki. Noneho ndagenda njya ku Murindi, njya za Gisozi, ngura imyenda ndafura, mbibwira mukuru wanjye arambwira ati urabona utarasaze wowe urabona bitara, uri kumwe na nyoko bukwe mu nzu, nta umugabo ntumuhekeye, urajya kugura imyenda ngo urajyana mu bitaro, urumva bimeze neza? Ndamubwira ariko Imana niko yambwiye. Ndagenda nita ku bana batuje ba perimatire, mbaha amata za nani. None abantu bakambwira Flavie warabyaye ko mbona se ufite amata? Ngiye gusura abarwayi, hari abana hariya bakeneye ubufasha. Bene data, kugira ngo umwanya w'umwene data uboneke, ndagenda ntegereza Imana. Ijambo ry'Imana rinsoramo ngo nategereje Uwiteka nihanganye. Haleluya! Nategereje Uwiteka nihanganye. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yakobo n'ubare 3 ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Ibimugerageza uwo namara kwemerwa azambikwa ikamba. Amen. Kandi ngo iryo kamba niryo yageneye abayikunda. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Kuba mu kigeragezo ukakihanganiramo ni kigaragaza ko wubashye Imana, ni kigaragaza ko wayikunze. Reka gusaza umugeri, reka kuvuga ibigambo byinshi mu kigeragezo, reka kwitotomba, ahubwo uri uritinza. Ubaha Imana, yibaze, yiyoboza inzira, yibaze icyo ukwiye gukora muri izi ntambara, mu bihe bigoye. Ahari wenda we ntufite icy'urubyaro, ufite ikindi, ariko ikigeragezo cyose kuri nyiracyo kirahanda, kirasharira uko cyaba kimeze kose. Niba ari inzara, hari igihe wumva ushonje kumva utarigeze kurya mu buzima, kuko ikigeragezo cy'inzara kinjiye. Mwene data, uri uraca mu bihe bigoye, komera, Kristo ari ku ngoma. Ejo bundi rero umwaka ushize, uyu mwaka ugiye gutangira mu kwa 12, Imana ingirira neza. Imana yari hashize umwaka imbwira ngo ndaje, nje kukwiyereka. Haleluya! Yesu ashimwe. Ndaje kukwiyereka bundi bushya, nzagukorera ikintu isi yose izabimenya. Ngushimiye ko wihanganye. Ngavuga Mana urakoze. Musi umwe Imana irambwira, ndayibwira ariko Mana, aho wambwire ngo uzantabara, uzampa abana, n'iki kibura? Imana irambwira ngo mwana wanjye ndirahiriye uzabyara. Noneho bene data, nari maze nanjye kwishidikanya, mvuga ni naravangiwe, kuko sinari nyemera ubuhanuzi bw'undi muntu. Ejo bundi ngiye kubona mbona igitangaza kirabaye. Imana inkorera igitangaza, Imana ibishyize mu bikorwa. Ibyo yambwiye imyaka myinshi, Imana ibishyize mu bikorwa. Ndasamye, mbibwira umugabo, ndamubwira yewe nabo mbonye itangaza, nabuze imihango. Ndabona mwese muri abantu bakuru, ndasamye kandi nizeye yuko hari icyo Imana yakoze. Ati yewe ese wigeze unanirwa gusama? Numva nawe azanye kwizera guke. Ndagenda mbibwira mama nawe ntiyari ari kumwe n'umugabo wawe. Mama nawe arambwira ati ese mwana wa wigeze unanirwa gusama? Ahubwo inyundo ihora ikwicira niyo yanze kuva mu nda yawe. Ndambwira ni mama, izere, hagararana nanjye. Haleluya! Imana rero nkorera igitangaza. Urumva ko yari hypertension imaze no kugaragara.
noneho ndakunda abaganga barambwira bati icara utuze, wicara ureke ibintu byose, ureke akazi wicare mu rugo, ku buryo natwaye inda nta n'umuntu wigeze mbona ko nwite, usibye abo dusengana abana bo mu rugo, abantu badusuraga kenshi nibo bambonye nwite, kuko nari nararetse ibintu byose. Ndashaka kubabwiza ukuri, nagiye Kicukiro, umugabo iwacu ni Kicukiro, ndagenda ndeba iriya mihanda iri hariya ku isoko, ndabwira nese hano ni Kicukiro, ati bwari bwije, ni ukuri kw'Imana ahantu simpazi, arambwira ati ni Kicukiro, umaze igihe kirekire mu nzu. Yesu ashimwe, kubera igihe namaze mu nzu Imana yankoreye igitangaza. Muri icyo gihe Imana iranyiyereka, ubwo nasamye inda y'abana 2. Haleluya! Amen, amen, amen. Amina, amen. Impanga nari napfushije abahungu 2, Imana igiye kuma noneho ishumbusha umuhungu n'umukobwa. Amen. Noneho ntangarira Imana, sinigeze ndwara hypertension, najyaga ntwita nkabyimba amaguru, nkabyimba amaso, abantu ntibamenye narafufumanze, ariko sinigeze ndwara. Bene da, Imana yavuze, pfa kuba gusa hari icyo uziranyeho n'Imana, pfa kuba gusa hari icyo wavuganye n'Imana. Haleluya! Upfa kuba hari icyo wavugane n'Imana, ibindi birekere. Amen, amen. Ndagenda mera nk'akana gato, ariko hageze ku mezi 7 umuganga atangira kubona hypertension itangiye kuzamuka. Kuri 7 n'igice arambwira ati jya mu bitaro, icara mu bitaro kugeza igihe Imana izadutabara, ko tension yari itangiye kuzamuka. Bakora uko bashoboye, barayikaruma, barayimanura, nuko bankuramwe abana 2 kuri Faisal, ndabyara. Shimye Imana yuko ari Imana itajya yishimira kubabaza umuntu iteka, ngo kandi ntabwo iginezerezwa no kumutera agahinda. Haleluya! Ahubwo izamugirira ibambe, izamugirira ibambe. Uraca mu bintu bidasobanutse, urabona ibintu bidasobanutse, Umwami azakugirira ibambe, azagutabara. Mana yacu izakugirira neza, izakumara umubabaro. Maze amezi 3 n'igice abana sinabazanye, nabakingije urukingo rw'amezi 3 n'igice. Rero murababarira, sinari kubazana mu materaniro, ariko ndumva naribagiwe ko napfushije. Narwaye inda inshuro 14, iyi nda yari ya 15, mwumva abana napfushije. Amen. Imana yacu rero ni nziza. Haguruka gato nkwibwirire, wowe wumva uri unanirwa, wowe wumva nta nzira, wowe wumva ikigeragezo cyakuriye, wowe wumva biriho bikuyobera, ufite ibibazo byinshi, vuga ngo mbivemo nigire kwa Mayimuna, mbivemo nigire kureba Mariyamu agira icyamwe. Haguruka dusenga Imana, Mana yo kwizerwa. Babavandimwe bahagaze imbere yawe, nababwiye ko ari wowe wangiriye neza, kandi nibyo koko simbeshye. Mana ndakwinginze ngo ugirire neza umuntu wese uri hano, umuntu wese ubona byananiye, umuntu wese uri ubona yasubira inyuma, umuntu wese uri ubona nta nzira, Mwami mutabare, kuko urashoboye, urihagije, ntabwo ujya usaba umusada. Iyerekane Mwami, uyu munsi uca inzira kuri buri muntu wese ufite icyifuzo uko cyaba kingana rwose, mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu tubisabye, amen. Niwite ku gihe ikigeragezo kimaze, niwite ku buremere bwacyo, Imana yacu irashoboye. Amen. Amen. Pastor Sora, ese ntibihagije wakwiyicarira?
Amen. Pastor Kado, ibi ntibihagije, twaretse gutwara umwanya wa Revera Muhire. Amen. Niho ndimo konjeraho gatoya, reka nkonjeraho gatoya. Hari ubwo Imana izatugirira neza tukazana n'abana. Niri n'itorero ryacu naryo, Shumba mukuru n'inshuti yanjye, Pastor Kado n'inshuti yanjye, Pastor Solange n'inshuti yanjye. So hari ubwo tuzabipanga rero tukazana n'abana, kandi dufite byinshi byo kuvuga. Ntituzavuga ibi tuvuze, tuzavuga ibindi. None se murumva bidahari? Nawe urumva imyaka 23. Fete Pastor Flavienne yabivuze neza. Kuvuga 23 za mu magambo na magambo yihuse. Ariko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ubwo ni umwaka, sibyo? Uwo ni umwaka, ayo ni amezi 12. Kuba noneho gusa Imana ni nziza. Ndavuga ibintu bikeya cyane, iminota mike cyane. Reverend wanjye sinshaka kumutwara umwanya, tuzagaruka. Reka dusome rino jambo riri aha ngaha muri Yesaya 40 umurongo wa 27 ukagera ku wa 30. Haravuga ngo, yewe Yakobo Isirayeli, niki gitumye wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije mwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Yabivuze, twashatse nk'abandi basore bose bashaka, kandi kenshi mu rukundo ikiba kigenderewe ni urubyaro, nubwo impamvu z'urushaka atari urubyaro gusa. Ni byiza ko muzajya mubimenya nabyo, ariko cyane cyane no byagera ku bwoko bw'Abanyafurika duhita dushimangira. Rero dushaka muri ya myaka yababwiye, sinyisubiramo. Muri nature yanjye ntaranakizwa,
ndi umuhungu utarakundaga uburara, ndetse cya gihe umuntu akura akumva agiye gushaka, numvaga ko à l'âge de 23 ans nzaba nshatse. Naranabigerageje ariko ntibyakunze. Ubwo twavuganye hajemo parapara, abasore barabizi cyangwa bashatse, ntibyashoboka. Ariko ntihacamo imyaka myinshi, haciyemo nk'3 cyangwa 4, kubera ko kuri 27 nari nkomeje wa mugambi wanjye. Dupatana uriya mudamu mureba hariya mwiza, hanyuma dukora ubukwe. Itorero ryacu rya Maranatha bidufashamwe n'ababyeyi n'abavandimwe, turubaka. Umudamu wanjye ntabwo gusama byari ikibazo, oya, kubera ko tukigera mu rugo nta n'amezi 2 ubanza yashize yahise asama. Bigenda kwa kundi yababwiye. Bigeze ku nshuro 5 cyakora mbona ni icyorezo. Imana impa gukomera. Turagumya turasenga, ariko namugereranya nanjye nkasanga cyaramuremereye kundusha, kubera ko hari aho byageze arambwira ati rero Jama, ati nasenze mbona igisubizo. Ndavuga nti haleluya. Ati rero reka dusenge mfe. Amasengesho nuko yaguhishuriye. Ndambwira ntabwo n'abadayimoni, ntabwo ari Imana yahishuye iyo ngibyo. Ndanamubwira kandi nti rero tuza, ntabwo ndumva urambera umutwaro, ndumva afite imbaraga zo guheka kino kigeragezo. Nimureke tujye dukomeza bene data. Ndamubwira nti uvuze nabi, kandi rero nimba hari ubwo wambabaje n'ubu urambabaje cyane. Kuko nimise nkubonamwo, ndiho ndakubonamwo ko wibwira ko wambereye umutwaro. Ntabwo ari umutwaro kuri njyewe. Ndakeka nko byamwongereye imbaraga, kandi ndamubwira, ndanamwihaniza, ndamubwira ntuzongere kumbwira. Ndanamubwira ni kandi reka nguhishurire, ntabwo kudashaka undi mugore cyangwa se kwiyaranja ndiho mbiterwa n'igitutu cyawe. Ntabwo ari igitutu cyawe. Ahubwo reka dupfukame dusenge, Imana izadusubiza. Ndabona ko nzabona urubyaro kuri wowe, n'abandi narubona, ariko ndumva bitandimo. Nuko turagumya turasenga. Inda zavuyemo kuriya mwazumvise, ariko mfite yambabaje kurusha izindi, ni abana b'abahungu. Nibwo numvise ikigeragezo kigeze kwigufwa neza. Twaragerageje turivuza, ariko ntushobora gukingura amarembo Imana yakinze. You can't. Ntushobora gufungura amarembo Imana yafunze. Kuko murabona tumaze gukura no mu by'Imana byere byose, tumaze kumenya igipfa n'igikira. Nari maze gusobanukirwa neza intambara ndwana. Ikibazo cy'abakristo n'igituma benshi bava mu byizerwa, ntimusobanukirwe intambara mu Rwanda. Ngo umenye ngo se
ibi bigeragezo ni iby'abadayimoni, ibi se byo ni ibyo nikururiye, kuko hari ibyo twikururira. Reka ntange urugero rutoya ko dufite igihe gitoya. Nimwibuke Zoroba yaje mu butegetsi bwa Dawudi, agahunga akameneshwa n'umuhungu we. Biriya ntabwo ari ibigeragezo by'Imana, biriya ntabwo ari ibigeragezo by'abadayimoni, ni ibigeragezo bye. Yarwanaga n'ingaruka z'ibyaha yakoze. Abagaragu be baramwubahuka, baramutuka, ibyo murabizi singiye kubyigisha. Umugaragu w'umusirikare we wamurindaga ati reka ngasumire ngatere inkota, aramubwira ati ibyo nzira ndabizi, ikibazo cyacu n'ibyo tuzira ntitubimenye. Ugasanga urarwanya intambara yo gucanganyikirwa gusa. Twe rero twari tumaze kwidantifiya neza intambara turwane yariyo. Turwana nayo, turanagerageza. Twagerageje kwizera, twagerageje mu mbaraga twari dufite n'amakonekisiyo twari dufite ni byose. Institution nakoreraga niyo yamufashije kujya kwivuza muri Afurika y'Epfo. Ntibyakunda kuko umuryango wakinzwe n'Imana, nta wawukingura. Amasengesho y'ikanyarira ntiyayafungura, amasengesho yo mu mazi ntiyakingura uwo muryango wafunzwe n'Imana. Ariko byose biberaho kutuzanira ibyiza, kubakunda Imana. Yes. Nyuma y'aho abavandimwe baradufasha, ajya i Burayi, turateka tujye kwivuza, uzabanza ugende nanjye nzagukurikira. Aragenda, nanjye ntangira inzira zo gusaba amaviza. Reka mbabwire, ndi umuntu umaze gusaba viza nk'inshuro 5. Abe kuri icyo kigeragezo ni nk'inshuro 4, ariko imiryango yari itati. Yewe namushumba hari ibyo yamfashije nuko mbona adahari ngo mushimire, ariko aranyumva ahari. Ndanabyibuka umunsi umwe hari amahirwe yari yabonetse ahantu, arampamagara ati rero Jama, ndabona ari we nakohereza muri iyi mission kandi n'inyungu zari zirimo kabisa. Ndangije ariko nariho ndwana n'iyo ntambara. Nubwo yambwiraga ko kazi mfitemo inyungu ntabwo nakumvaga. Naramubwiye nti Bishop, reka ngusaba, reka njye nijye gusenga, ejo tuzahura nkubwire. Twarahuye ndamubwira ngo koherezemo iyo mission yoherezemo ndi, nubwo mbona mfitiye inyungu. Jama, kubera iki ko mbona ubishoboye? Namubwije ukuri, ndamubwira nti ndiho ndarwana intambara ikomeye itagira umusada. Burya hari intambara usaba umusada. Ndamubwira ngo hari intambara ndiho ndwana idasaba umusada. Ndiho ndishakamo imbaraga kugira ngo ndebe ko nahangana nayo nk'itsi. Jama yimbwira, ndayimubwira so turakoze, ngiye no kubigufashamo. Byaranze, ndavuga visa, byaranze. Kandi murabona ko amaze kubaka amakonekisiyo akomeye. Ariko byaranze. Arambwira ati nta kundi, ngiye kubigatumamo ndi. Urakoze pastor kuntekereza no kungirira icyizere kingana gutya. Amen. Rero Imana yo gahoraho ndayikunda.
ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yewe Yakobo we, niki kiriho gituma wiganyira ukavuga ngo ibyanjye ntubyitayeho, n'inzira zanjye ntuzitayeho, ibitambo byanjye ntubyitayeho, amasengesho yanjye ntuyitayeho, amaturo yanjye. Nibyo hari igihe umuntu agera aho ngaho. Twageze muri ibyo bihe dutangira kwibutsa Imana. Urabona tukorera Imana, ariko burya hari nk'ibintu ukora, sibyo pastor? Atari ibyo byose, nubwo itakumva ibindi, ariko ibi byo rero ko ari igitambo kiniha. Twayibukije ibitambo biniha revera. Twarayibukije biniha. Nabyibuka umunsi umwe ni muri 2003, iryo nituro numva nigeze gutura riniha. Nakoresheje ingando z'indaya fatanije n'umujyi wa Kigali, tuzitwara Kinyinya, mvugana n'umujyi wa Kigali nti mwebwe muzajya mutanga amasomo yose kwa kundi mwayateguye, family planning, uburere mboneragihugu, ya masomo yose. Ntariko nibigera nimugoroba ndababwira ngo hari umukobwa witwa Kibonke, niwe wajyaga ushyiraho morale w'ingando zose. Kibonke ntazazi, mfite ba Kibonke. Nababwiraga abahungu bahimbaza banaramya. Ubwo saa 11 babaga baduhaye umwanya tukuvurugira abadayimoni bo mu ndaya, turabavuruga iminsi 7. Dukora amavuna akomeye cyane. Amen. Uyu munsi none havuyemo amakorara akomeye cyane. Ndabyibuka amakamyo y'abasirikare abapakira basubiza aho bavuye, hari umugina nicayeho. Mbwira Imana ngo Mana, ibyo ari byo byose nubwo utakwibuka indi, iki kintu ntabwo uzakibagirwa. Uzi neza ko nta nyungu, nta faranga na rimwe nkuye muri iki giterane. Ibyo ari byose nubwo wakwibagirwa ibindi ushobora kuba naragukoreye, iki cyo nzajya nkikujomba. Rero ntabwo nayo kijombye rimwe, sinayo kijombye kabiri, ariko imiryango yari dateye. Amen. Rero yewe Yakobo we, kuki wiganyira ukagumya kuvuga ngo ibyanjye ntubizi, inzira zanjye ntuzitayeho, amaturo yanjye ntuyitayeho? Haleluya. Icyo gihe twakigezemo tugajya tuyibwira ngo ariko haraho nageze ntajya nyita general, noneho uri general kandi w'umugome uteye ubwoba. Ntunanyeganyegamo na gake. Ntunanyeganyegamo na gake ngo byibura useke unyereke iryinyo rimwe. Ariko utwo tugambo twose ntacyo twayikora habe namba. Rero niko yababwiye, yabivuze cyane. Abana bacu twabapfushaga ari bakuru, amezi 7, ababyeyi babyaha barabizi. N'aba bavutse kuri 7 na bari abana bakuru. Twarahambye turongera turahamba. Noneho kugeza ubwo noneho birenga n'urwego, uzajya uhora ubwira abantu ngo nimuze mumperekeze guhamba shakane. Bigeraho noneho bakajya bapfa tukabihambira ntihagire n'ubimenya. Ndabyibuka ko twajyaga tuva guhamba tukajya mu materaniro, tukajya kuyobora amateraniro, tukajya kubwiriza. Ntabwo byabaye rimwe pastor, ntibyabaye kabiri, ntabwo byabaye gatatu, bwabaye ubuzima. Ese urumva ugeragezwa nawe? Komera. Reka umwuka kuvugute, reka umwuka gukande. Erega burya iyo dukora kandi iyo tuba amacuwa, ntitubeshwa amacuwa n'igihe tumaze mu idini. No.
ntitubeshwa amacuwa n'igihe tumaze turi abakozi. Oya baragushuka. Ntitubeshwa amacuwa nivuga butumwa twakoze n'ibiterane twateguye. No. Dore ikintu kitubesha amacuwa ni ibintu bibiri by'ingenzi. 1, gusoma ijambo ry'Imana no gutindana n'Imana gusenga. Icya kabiri ni bigeragezo. No, reka dutange ibintu bimwe kugira ngo byumvikane. Special force ibikorwa ikora ntibingana n'iby'umusirikare usanzwe akora. Haleluya. Imana irashaka kuguteguramwo umusirikare ukora ibidasanzwe. Shinyiriza, komera, songa mbere, uzatsinda, uzanesha. Umugaba w'ingabo ntajya atsindwa, ntaneshwa. Kandi hakunyuza, burya hakunyuza muri kumwe. Haleluya. 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 Imana imaze kurondora Isirayeli, itangira kwivuga yibwira Yakobo Isirayeli. Iramubwira ngo erega Imana ntiruha. Imana nticogora. Yesu ashimwe cyane. We waruha ariko yo ntiruha. Yego rero twagumye kuba muri icyo kigeragezo. Urumva inda yavutse ni ya 15, ariko izo zose hagiye bapfa tukabashyingura. Noneho nibyo kubwira imiryango twarabyihane, barapfaga tukabishyingurira. Ariko turabizi neza ya trainingaga imitima yacu, ya trainingaga ubugingo bwacu kugira ngo uyu munsi wa none tuzabe duhagaze imbere yawe uhuza icyawe ukagihuza n'icyacu, kumva icyawe kiraterutse, bityo ubuzima bukagira bote bugakomeza. Reka ubuzima bukomeze, reka ubuzima bukomeze. Niko ijambo ry'Imana rivuga mu byakozwe n'intumwa, rivuga ngo bamuneshejeje amaraso ya ntama w'Imana n'ijambo ryo guhamya kwabo. Amen. Ibyo nibyo bamuneshejeje. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nuko rero ntabwo igihe cyo kidukundira amasaha aragiye, ariko turashima Imana. Turashimira Imana. Ahagana kwa 12 gutangira, mudamu mbarambwiye terega ndabona byarakunze. Nahise numva icyo avuze, ndamubwira madame n'iryari bitakunze. Nsa n'umuciye intege, ntihangane singuciye intege, ni kuko gusama kwawe wigeze unanirwa gusama. Ahubwo reka dusenge ya nkota ihora mu nda yawe isonga abana, dusenge Imana yifate ntiyongere. Ariko gusama urusha abazamu bamukura na Kiyovu. Urabizi sinkunda umupira, nimba ntavuze n'ikipe ikomeye wihanga sinkunda umupira. Nagiye kureba umupira umunsi umwe, APR yakinnye ya yindi y'u Burundi ni yihe Vitalo, na urebye iminota 30 ndasohoka ndataha. Ibintu byo bisaza abantu, ndasohoka ndataha. Ntabwo nkunda umupira rwose. Wihanga nimba uri umufana ubwo tuzahurira ku bindi, ariko buriya mfite ibindi bifana. Nuko ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Ahagana muri Imana yaradusura igatubwira muhumure muzabyara, ndi kumwe namwe, komera. Ariko umunsi umwe hari umugabo w'umuhanuzi abantu benshi bemera, numva benshi bamwemera, ndavuga abamuzi. Ni umusaza witwa Munyakazi wo muri Kongo mu Rutigita. Ndahazi nagiye nagira ubuntu ndamenya.
ni nawe wambwirije ubutumwa bwiza buriya ndi umukristo. Noneho umunsi umwe aza mu Rwanda, ndabimenya musaba kunsura, hari nko muri 2008 aradusengera, aratubwira ngo muzabyara, ngo ariko muzabyara mutinze. Twari tubizi neza ko tuzabyara dutinze. Rero umwaka usoza uriya twinjira muri uyu, niko yambwiye, ababwira ko Imana ishimwe dufata ibihe byo gusenga, ariko ntabwo nakubwira ngo nagisenze amasengesho utayane na oya nari narasenze, numvaga nta mwenda w'amasengesho ngira. No pastor, ntumva ari mukeya, sinushuka pe, nimba niyemeye Imana imbabarire cyangwa mbiraririyeho, ariko numva atari mwinshi. Amen. Nuko ati rero namubwira ngo turasenga bisanzwe pastor, bisanzwe. Ariko kuri inda yarantangaje, ndavuga aba bavutse habaye impinduka zitandukanye n'izindi nda yigeze asama, kuko yajyaga asama gusa ku mezi 2 gusa yakaba yatangiye kubyimba ibirenge no kufumangana mu maso, ariko akimara gusama iriya nda naratangaye. Byageze ku mezi 5 gasa nk'agakobwa k'imyaka 21 kasamye. Ntabwo ari ugukabya kw'abapasiteri, nta sinjya nkabya dayeri, hari abo tuziranye ahangaha sinjya nkabya. 6 agakobwa gatoya pasiteri, 7 agakobwa gatoya. Noneho n'abapagani ndavuga n'abakristo banyantege tuziranye barazaga agahita bahanura ko turakuzi iyi yoyo izavuka. Rero icyakora twumvira amategeko ya muganga, kubera ko yahise aryama burundu. Ndamubwira ngo ibyo byihorere, turikorera ahantu yakoreraga kuri restaurant, namubwira nti genda ndakwirukanye. Nuko arataha. Icyumweru cya 3 cy'ukwezi kwa 7 nibwo twagiyeyo. Pressure irazamuka ku rwego rwo hejuru, muganga ahita mukipinga ati ntuva hano, imyenda nijya wayimushyiriye ku bitaro. Aho guca bugufi kongera ikazamuka, noneho abaganga batangira kurwana nayo kugira ngo bayimanure baroba abana. Niko byagenze, barwana nayo. Wari umugoroba nk'uyu nguyu w'itariki 20, muganga aramubwiye ngo none se ntabwo bufite? Ntoya, ntinabapfuye narabikoreye nta kibazo, ndamuherekeza nta kibazo, ntabwo bagira, abapfuye narabahetse. Ariko abagore ni ibisimba, uzi ko mubagwa nk'ihene. Naratangaye, navuye aho ngaho natangaye. Nabwiye umugore noneho burya abagabo turiyemera ngo abana n'abaga, rwose abana n'abawe nimwihangane, kubera ko narebye igiciro yishyuye. Pastor, ubanza utakishyura nkanjye simbizi sashimwe cyane. Nuko urumva ko amazi ntabwo yari yuzuye, babyaza bayirukankana bya bisanduka, muganga arabirukana ati bisanduka ni ibyiki, abana bujuje ibiro, abana bafite ubuzima, jyana ibyo bisanduka byanyu. Sobanukirwa neza ko Imana idatanga igice. Imana, umuganga abwira ababyaza ati ahubwo abana ni mubashyire nyina bonke, nta bibazo abana bafite. Twamazemo icyumweru, ariko mu by'ukuri icyumweru nacyo ni za mpungenge z'abaganga, tereka turebe wenda hari ibyahinduka, ariko twashobora no gutaha umunsi ukurikiyeho. Rero ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 7, imyaka 23 n'ukwezi n'iminsi 5 byari byifunze. Uwo munsi impundu zivuga mu rugo rwanjye. Uwo munsi impundu zivuga mu itorero ryacu, uwo munsi impundu zivuga mu itorero, amatorero yose atuzi barampamagaraga. Ndashoje, ariko ibi bintu byakoze ku bantu
benshi na mushumba nawe arimo. Naramuhamagaye ndabimubwira, arambwira ngo pastor, none se muri mu Rwanda? Ntibisho turi mu Rwanda, twabyariye Faisal. Nawe yaratangaye, mubo byatangaje nawe yaratangaye. Amen. Ako kanya hahise haguruka itsinda ryiyorganiza kugira ngo utegure umunsi wo gushima. Tutararitse barawutegura ku itariki enye z'ukwa cyenda. Twashimiye Imana igiterane kinini cyari nk'abantu nka 600. Yari amashimwe n'amarira gusa. Bwabaye ubu bwari nk'ubukwe, bene bwabukwe bagaba mwinka bakandika bagacoka. Duhimbaje Imana yakoze ibitangaza, duhimbaje Imana yakoze ibimenyetso.